Yes, alright, reka ngo ikaze nizere kumeze neza cyane none nizere ko wamaze gukora subscribe. So hari ama video utabonye hano mu bukwe bwa Prince Kid ndetse na Miss Elsa, umukobwa w'indwanyi cyane, bamwe baramwise mutambirwa kubera ko uyu mukobwa mu gihe Prince Kid yari mu bihe navuga ko atari byiza, yamubaye hafi pe. Gihembo yagomba kumuhemba cyari iki ngiki rwose, maze Prince Kid hanyuma agahita yibanira n'uyu mwana w'umukobwa. Mwana w'umukobwa rero uyu munsi none turi kuvugaho bamwita Miss Elsa. Uyu mukobwa rero akaba yarabaye nyampinga w'u Rwanda n'ubundi nkuko bikubwiye. Gusa icyo nakubwira cyo nuko ibyishimo ni byose mu muryango umugari w'abakobwa begukanye ikamba rya Miss Rwanda 2000 mu bihe bitandukanye, bishimira intambwe yatewe na mugenzi wabo Iradukunda Elsa wabaye Miss Rwanda 2017, wasezeranye mu mategeko n'umukunzi we Ishimwe Dieudonné wamenyekanye nka Prince Kid. Uyu kandi akaba ari we wayoboraga Miss Rwanda. Abo bombi basezeraniye ku murenge wa Rusororo ku gicamunsi yo kuri uyu wa kane tariki 2 Werurwe 2023, mu muhango wayobowe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rusororo Nsabimana Matabish Desire, bemewe nk'umugabo n'umugore imbere y'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda. Nyuma y'amakuru avuga ko umwaka ushize mbere y'uko Prince Kid atabwa muri yombi yafashe irembo, ndetse ko muri uku kwezi kwa Werurwe bitegura ubukwe. Ariko hari amakuru avuga ko Prince Kid yasubitse ubukwe bitewe n'uko ubushinjacyaha buherutse kujurira icyemezo cy'urukiko cyamugize umwere, kuko byaba ari ukwirengagiza ibyakurikiranywe. Urukiko rukuru ruzatangira kumuburanisha mu bujurire kwa 10 Werurwe 2023. Abantu benshi batangiye bati sibi nibiki bamugaruyemo baretse undi mwana akituriza. Ni intambwe ikomeye kandi buri aba bombi nyuma y'uko benshi mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bagiye bandika bagaragaza ko urukundo rwabo ruzatsinda bitewe n'ibihe banyuranyemo. Miss Elsa abaye umukobwa wa mbere mu bambitswe ikamba Rwanda usezeranye imbere y'amategeko mu muhango wa mbere i Kigali. Aha turavuga ku ngoma ya Rwanda Inspiration Backup ubwo batangiraga gutegura amarushanwa y'ubwiza y'aba Miss Rwanda. Elsa abaye umukobwa wa kabiri kandi utangije umushinga w'ubukwe nyuma ya Grace Bahati wabaye Miss Rwanda 2009 warushinze n'umukunzi we Murekezi Pacific mu biro byabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. So ni ibindi wenda twaba tugarutse, ariko abantu benshi batangiye kugenda bishimira cyane. Mu kiganiro yigeze kugirana na Risudi Mutesi Kayibanda rero yavuze ko urukundo rwe na Egide rwageze ku iherezo. Ati ukuri guhari twaratandukanye, urugendo rwacu rwageze ku iherezo, ndumva ari cyo cyonyine nabivugaho. Reka nzandike igitabo kirimo ibirambuye byose nigisohoka nzababwira. Uyu rero niwe wabaye umugore wamaze kubisinyira imbere y'amategeko. Uyu bamwita Miss Elsa, ni umugore ubu tuvugana wa Prince Kid byemewe n'amategeko, ariko buriya ngewe n'ubundi hagati yabo baramaze kuba umugore n'umugabo, nibo bonyine bashobora gushyiraho amasinya. Mu butumwa rero yije kuri konti ya Instagram ni mwiza Megan wabaye Miss Rwanda 2019 yanditse avuga ko ntewe ishema namwe mwembi. Nshuti Divine Muheto wabaye Miss Rwanda 2020 yanditse yifuriza ishya n'ihirwe Miss Iradukunda Elsa. Kayibana we yanditse kuri konti ye agira ati ishya n'ihirwe mwembi, ntewe ishema cyane namwe. Bahati wabaye Miss Rwanda 2019 yandika agira ati ishya n'ihirwe Elsa Kid, Imana ibajye imbere. So ni byinshi bagiye bifuriza kugira ibihe byiza. So reka nkubwire ngo thank you so much aba Miss batandukanye Iradukunda Elsa, bagiye bamwifuriza ibihe byiza. Muheto, Megan, ni benshi cyane. So thank you so much making a subscribe nshuti, turi kumwe 5 kuri 5.